ntabwo byarangiye aho ngaho Eva. No, naramwigishije nyine yari umushuti wanjye kandi bagiraga urukundo, like uwo muhungu yaturukaga mu muryango mwiza ariko nyine uburyo bw'uburaya ari bwadafite cyangwa uburyo bwo kuba Eva, I need your help. No, nyine akambwira ati mbabarira unyere ku munsi wa mbere ukuntu nzamwaproachinga, uburyo nzabigenza, uburyo nzamusoma. Chaka basi yemere ko nzi gusoma. Uramwigisha? Ya ndamwigisha nyine nanjye nk'umukobwa nkahera ibyanshimisha. Kubera umukobwa yari inshuti yanjye. Umukobwa yaje kubimenya? Oya, ntago abizi. Ubu nabyumva hano arazamenya ko wamwigisha? Ntago azamenya ko ariwe. Kandi abizi ne ko mwigeze kubivuga we atazi gusomana n'iki n'iki. So uza abantu barekarama abakobwa babo n'abahungu ni benshi cyane. Evo ko ibara. Naramwigishije rwose pe no mane hari igihe abantu mwisina impamvu ko mwavuga ngo nushaka gukira indwara uyirate, harimo abantu tutamenya ibintu kubera kugira isoni. We yarambwiye ati nshaka kuba umugabo uriya mukobwa yifuza, ariko iki kintu kiri kumbera imbogamizi. Ntabwo yigeze mu nyuma kuza kugaruka ashaka ubwo hasi. Oya, icyambere yamwigishije gusomana birangiriraho. Oya, cyari ikibazo shamureke kwimagine, nicyo kibazo yari afite. Ikibazo yari afite ko ari gusomana. Ya, kuko umukobwa nibyo nyine kandi yagombaga gusomana kugeza igihe wagomba kumwigisha uburyo asoma umukobwa akaba satisfied. Namwigishije nyine gusomana. Haleluya. Erega gusomana Okay, tubwire ubundi gusoma bitangira ryari bikarangira ryari? Bitangira aho ubishakiye bikarekera aho wumva utakibishakiye. Okay, ndavuga muri sex mwatangiye gukora imibonano mpuza mibiri. Iminwa ikora akazi ryari ikarangiza akazi ryari? Ngiye ku rugero rwanjye ngo ukunda iminwa yanjye ihora mu kazi. Kugeza murangije igikorwa. Yeah. Warakoze kumwigisha. Aha. Iminwa yawe ihora mu kazi. Hello. Nukuri ko Imana ngiye iyo dukundana mane nkunda touch like iyo ngukunda mba numva nta kurekura. Tugiye mu gikorwa cyo gushaka ubuzima. Okay, Eva, ndumva murarangiza ryari? Turarangiza ryari Eva rukuno Eva. None se hari ikintu mvuze kigukanze? Oya. Byose urumva tukimeze bon. 100%. Ndiko biri bon kurusha uko byari bimeze. No way. Nje narakubwiye iyo ngiye gukunda umuntu cyangwa iyo ntangiye relationship cyangwa friendship, aho wari uri ntahari, that's not my business. Sawa? Ebu ibintu ngiye gukora ni ibintu tugiye gukora ni tumaze hari igihe kingana gute? Nk'isaha imwe cyangwa ebyiri. Eva tugiye kugenda tuve hano abantu tubasiga ibyo ngibyo batwaye. Nase ndumva urukundo rwe ko ruri kumugaragara. Duri? Bitetwa byakururanye. Haba ukuntu ubana n'abaniga usa nkaho ari wowe urenze kandi ari wowe gipfu. Ari we njiji. Kubera ukunda kuvuga abantu bakagira ngo ari ikintu nakimwe. Ukunda kuvuga ugira utuntu twinshi tutarimo ibintu, kumbere kare abana barahabona byadanda. Hari ukuntu twebwe abantu like bakuriye muri Uganda tuba tuzi utuntu twinshi, ubuntu bwinshi, ariko ikintu cya mbere yakuriye muri Uganda agira discipline ya sex. Yes. Nibo bantu nibo bantu bapeiza ba mbere babaho. Muri sex Uganda muzi. Abantu bavuye Uganda nta kintu babazidu. Muri sexually barayikunda ariko nta mayeri yayo. Umusanga ari umuntu azi ubwenge, yize, azi byinshi, ni umucakwa. Barakerebutse, arakerebutse, ni umurara, ariko ugeze muri sex reka. Urumva jewe
njyewe nabaye bandevirije mu Rwanda. Kandi naravuye muri Uganda mfite nk'imyaka 17. Abana bo mu Rwanda ubwana bufite imyaka 14 buba bwaratangiye kuhaba. Je bino bintu by'abantu bakubona bakagutekereza uko bashaka byo umunsi wa mbere mbona abantu bari gushyira akantu mu kandi. Mana yanjye wo mwijuru numvaga umutima wanjye ugiye kumvamo. Kandi bo bazi ngo ndabizi ngo ndabimenyereye. Nta hantu na hamwe ndabibona. Umuntu ariko arimo hano noneho mu Rwanda gukorera sex ahantu hari umuntu ureba ibyo bisigara uruca abana. Ubikoze vuba hari imyaka 5 irangiye ugize n'isi mu myaka 5 ishize. Irarenga. Irarenga sheri wanjye. Reka yebo wache. Imyaka 5 y'iki? Ngo nkora sex. Kuba ariko ntago yaba hejuru y'10 iri munsi. Munsi y'10? Ya. Ako hejuru y'7. Oya. Gutyo nyine ntago irenga, reka tureke gupresiza. Ntago irenga 10. Bani woroshye ukabikora ubishaka. Oya muri rusange in general naba mbishaka naba ntabishaka. Ntabwo tubatwara ibyo washakaga. Ibyo nashakaga ni muri iyo ngiyi 5. Ni 5. Nyine hamwe ariko uzi ngo kuba wavuga ngo usobanukiwe ikintu ukora biba bigoye, nyine bisaba amasomo menshi. Ariko ku kaboro abakobwa mwese murakagira musa nkaho buri mukobwa asa nkaho yigeze gukora ibintu atabishaka. Of course mwese mwabikoze kuva muvuka mubishaka. Ariko njyewe umuntu yandefiyarije yafashe ku ngufu. Ya buri wese nuko nguko atangira, nyine atangira uruhare atari wowe urufite, kuko nta muntu deviyerijwe ari ufite uruhare. Ntabwo yafashe ku ngufu wa search like ntabwo yafashe ku ngufu, ariko yari umuntu like aza urumva ntabwo nari ready yo gukora ibintu, nubwo najyaga mbivuga ntabwo nari ready yo kubikora to the extent ko uwo mukobwa nari nk'imyaka 16 afite imyaka 27 like umunsi umwe arambwira yari afite imyaka 27 ngende ifite imyaka 16. Umunsi umwe umukobwa arambwira ati nabimenye ko ubu urimo uratrayinga like ntanuza n'umukobwa. Yambwiye katumuha izina 2. Ati ndabizi kujya utrayinga na Ngabire byarakunaniye, kubera Ngabire nari imanzi, Ngabire ari isugi to dating, and then noneho twagerageza bikatunanira. Noneho Ngabire bari abakobwa bamurutaga ubukuru bakazajya bamubaza ati nese byagenze gute, akababwira ati byanze byamunze. Urumva bakabakobwa bakajya bamubwira ati ko ibikobwa nabyo byaranshakaga. Noneho you was cute. Noneho nari cute cyane, kandi nari charming, nari Sharon, ubu ndashaje. You still no uracyari cute. Urumva so bakamubaza ati none se bamubwira ati byagenze gute, reka tujyabona byanze na none byanze ati abakobwa umukobwa kamwe nyine twabonaga karareba kahita karavuga ati Ngabire ngiye kumukuramo. Kahita karaza umunsi umwe n'indaho ngaho, kahita karaza karambwira navuye kusiga ati karambwira ngo ariko urabona Ngabire ngo gashusha ngo umwana ndavuga ati se ndi umwana we, ntabwo makambira ngo uri umwana shawo ngo uri umwana ngo uzi kutabona ntugatize n'icyo gusa Ngabire buriya Ngabire urabona ubona nyine afite wowe gusa. Ahubwo ati none se wadimeni yafite giye gusa ngo utanabishoboye. Nazaga nkabya ati ngiye nkuraho nuza nabaga mfite ikiburi kuva cyangwa ati nkuraho ibigambo byawe bizi gute kumba ntabishoboye wose ubu hari. Urumva kandi ati ngo turabizi amakuru tuba tuyafite.
ko nubwo nabaga nigajeho nsubira nkahita mvuga ariko icyo cyangwa biri ko ari ikigo uzi ko kigenda kikamvuga urumva rero kuko bari abakobwa bakuru abakobwa b'imyaka 27 baba bakuze urumva azi no guteranya kandi ndi umwana muto ngewe byoroshye kunteranya urumva emwana akanya mukuru none umunsi umwe akambira ngo hey ngo regara umunsi umwe hano ngabire yaje hano ngo hariho n'ubundi muntu bamwitaga ngo Claude ngo bagenda mu cyumba ngo bagiye mu cyumba ngo ngabire ngo agenda ngo kwa baramumagana ngo ngwino ngufatire swime ngo ikindi n'iki ngo byara ngo sinurege ngo kuko dukumuye ngo cyaba yamureka ngo buya byaragiye buya yaragiye ate he ati wowe uri umwana ntabyizi shawo nanzi ngabire nanga ngabire n'uwo ngabire kandi nari mbizi ko ngabire ari isugi ku buryo ngabire kunsanga mu mujyi kwa Rubangura icyo gihe hari hakiri gare kwa Rubangura hari hakiri gare imodoka zigeremera zagera ngo ngabire kubera nari naramukatiye adacira kuma ngabire apfukamira mu bantu imbere mu bantu amukajagari ambwiye ati mbwira gusa icyo twapfuye mbwira gusa icyo twapfuye unyange aba ari cyo menye umukobwa musigaho ngaho apfukamye arira urumva ewana baranteranye noneho kubera yaragiye nyine agiye baraduteranyije kabisa baraduteranye bimwe by'inuza ariko nyine ndangiye gukura nibwo natangiye kuzajya nsubira inyuma ntabwo ariko ibi byari bigiye gute ibi byari bimeze kungufu nyine naje kumenya ko baduteranye na ngabire kubera kumwe umuntu akura tu noneho nsubirayo mani naje no gusubira mu Kigali kuri ubu nari narakuze numva umuntu nashakaga kubona ari ngabire sanga yarapfuye ikintu nari nshegeye kureba umukobwa yazaga anguriye shokora akaza n'amaguru kuva Kigali akaza Indera akanga gutega shokora igura ibihumbi nka 2,200 yagura moto yari igihumbi ivi Kigali shokora igura ibihumbi akanga gufata moto kuza kundira so ikibazo mfite mu bintu byose bibaho waciye ni iki kintu wita nkaho kiri crazy sinabivuga numva ndimo no gutera ubusitore buraho burireje nje ntabwo kiba kirenze hari ikintu nyine uba wumva kiri kimeze ko like biri mu bintu by'abakobwa bya relationship n'abakobwa n'iki rega hari n'igihe uba warakoze ikintu ariko kitari cyadanje ariko ukumva uburyo cyabayemo cyangwa njye mfite kimwe mu isi njye mfite byinshi byinshi akenshi nyine usanga bisanzwe bisanzwe like njye mba icyo numva kidasanzwe noneho njyewe nk'ikintu kiri kure okay nacyo nkivuga erega ni byinshi mani njye mfite story nyinshi njye mbayeho ku isi njye mfite story we mwicaye hano n'ubu burayivu ushobora kuza buri munsi mba story kugeza mu kamara nka DSMN nuko wowe nyine nuko ufite ukuntu handoringa bino bintu ariko umuntu aba azifite uzabona baba bari hano bacecetse nawe uracecetse iva ariko uruwanjye ntabwo ucecetse ngo birangirira aha okay reka ngubwenge nk'icyo ntekereza kera sindi buvuga ahantu cyangwa ngo mvuge nyine hari igihe usanga abantu kenshi bagukurikirana bakuzi ugasanga bamenye uwo muntu naho hantu ahari so kera hari abashuti banjye badetinganaga bose ari abashuti banjye ndi inshuti n'umukobwa nkaba inshuti n'umuhungu ni nabwo narekeye kumva ko ntagomba kuba like double agent ndabyanga iyo inshuti zanjye zigiye mu rukundo ndabyanga kandi birambangamira kuko uba usanga umukobwa anyizera n'umuhungu anyizera buri wese ake-expectinga ko ndi mu ruhande rwe kuruta uko ndi mu rundi niyo mpamvu nahise kuba inshuti n'igikuri so ukuntu byagenze nari inshuti n'umukobwa cyane ariko n'umuhungu akaba umujama wanjye umunsi umwe araza arambwira ngo arankeneye cyane
nzamuhereza umwanya tuganire. umunega Ariko umukobwa akajya yirirwa arekarama akambwira ati njyewe nkunda uyu musore ariko dupfa ko atazi gusomana. umukobwa Ati ndabona subizi gute ngo yansomyeho gatoya ngo duhita turekanga ariko ndabizi ko atazi gusomana. Noneho umukobwa akajya yirirwa birekarama turi nko mu kuganira akajya avuga ngo njyewe umuhungu utazi gusomana nta kintu twavugana. Noneho wa muhungu ageraho afiringa guilty. Ariko arambwira kubera iki kuba ngiye kuruzinga umukobwa nkunda ni kubera ntazi gusomana. First of all, abo bantu barabana babyaye Yo guys, tap the screen batangiye kumabona ngiye mutaping the screen. Man, ni gute abantu 500 turi ku bihumbi 100. Can you tap fucking tap the screen? Abantu mwahangaha mwabaye mute. Komeza Eva. bari kuri story abantu ndi kuvuga aka kanya barabanye babyaye n'umwana. nibaza kukumenya bakakurakarira. Oya ntago bandakara mw'abantu mwe sinavuze izina ryanyu. Nahuye n'abantu benshi. Noneho umuhungu yaje nyine kumbwira ati ndagushaka wenyine ndakwinginze nta kintu kindi tugiye gukora ndagira ngo nkuganirize ibyanjye n'uyu musiste hari ikintu nshaka kukubwira. Ndamwe okay tugenda ahantu ku kabari nyine gufata akafanta tuganire. Arangije arambwira ati mfite ikibazo kandi tugomba kuva hano tubonye umuti njye nawe. Ntabwo nzafata ikibazo cyanjye ngo nkijyane ku wundi muntu utazi situation yanjye n'umugirlfriend wanjye. Umugirlfriend wanjye mfite ubwoba ko agiye kunyanga kubera kutamenya gusomana. Ndamubwira okay ndabizi yarabimbwiye ahora bivuga twese turi kumwe. Umuhungu aranyerurira arambwira ati nta kundi kuntu dufite kubigenza I don't wanna lose her. Please teach me how to kiss. Niba ari ikintu nzi gukora mu isi nzi kumanika agati nicaye. uzi kumanika agati wicaye nzi kwijugunya mu byago ahantu hose ari ibyago niho nshyira amazuru. Umuhungu ashaka mwigishe ikintu azajya gukorera undi mukobwa. Harimo hano hanze abantu bafungutse mu mutwe avuga ati kabone nubwo ntabizi ariko ndashaka kubimenya kubw'uyu muntu. Kandi sinamubwira ngo nyigisha gusoma. N'umukobwa yari hejuru cyane yari akerebutse kurusha uwo mutipe. Ariko arambwira please Eva uko biri kose urandusha. Ako ngako ndusha ndagashaka. uwo muniga arambwira ati nushaka unca amafaranga niwumbaze details. Ikintu gihari nigishije uwo mutipe gusomana. ntabwo byarangiye aho ngaho Eva. No naramwigishije nyine yari umushuti wanjye kandi bagiraga urukundo like uwo muhungu yaturukaga mu muryango mwiza ariko nyine uburyo bw'uburaya ari bwadafite cyangwa uburyo bwo kuba Eva, I need your help. No nyine akambwira ati mbabarira unyereke umunsi wa mbere ukuntu nzamwaprochinga uburyo nzabigenza uburyo nzamusoma. Nshaka basi yemere ko nzi gusoma. uramwigisha? Ndamwigisha nyine nanjye nk'umukobwa nkahera ibyanshimisha kubera uwo mukobwa yari inshuti yanjye. umukobwa yaje kubimenya? Oya ntago abizi. ubu nabyumva hano arazamenya ko wamwigisha? Ntago azamenya ko ariwe. kandi abizi ko mwigeze kubivuga we atazi gusomana n'iki. So uza abantu barekarama abakobwa babo n'abahungu ni benshi cyane. Naramwigishije rwose pe no mane hari igihe abantu mw'isina impamvu ko mwavuga ngo nushaka gukira indwara uyirate harimo abantu tutamenya ibintu kubera kugira isoni. We yarambwiye ati nshaka kuba umugabo uriya mukobwa yifuza
ariko iki kintu kiri kumbera imbogamizi. ntabwo yigeze mu nyuma kuza kugaruka ashaka ubwo hasi. Oya icyambere yamwigishije gusomana birangiriraho. oya cyari ikibazo shamureke kwimagine cyari nicyo kibazo yari afite. Iki kibazo yari kwari gusomana. Ya kuko umukobwa nibyo nyine kandi yagombaga gusomana kugeza igihe wagomba kumwigisha uburyo asoma umukobwa akaba satisfied. Namwigishije nyine gusomana. Haleluya. Erega gusomana Okay, tubwire ubundi gusoma bitangira ryari bikarangira ryari? Bitangira aho ubishakiye bikarekera aho wumva utakibishakiye. Okay, ndavuga muri sex mwatangiye gukora imibonano mpuza mibiri. Iminwa ikora akazi ryari ikarangiza akazi ryari? Ngiye ku rugero rwanjye ngo ukunda iminwa yanjye ihora mu kazi. Kugeza murangije igikorwa. Yeah. Warakoze kumwigisha. Aha. Iminwa yawe ihora mu kazi. Hello. Nukuri ko Imana ngiye iyo dukundana mani nkunda touch like iyo ngukunda mba numva nta kurekura. Tugiye mu gikorwa cyo gushaka ubuzima. Okay, Eva, ndumva murarangiza ryari? Turarangiza ryari Eva rukuno Eva none se hari ikintu mvuze kigukanze? Oya. Byose urumva tukimeze bon 100%. Ndiko biri bon kurusha uko byari bimeze. No way. Nje narakubwiye iyo ngiye gukunda umuntu cyangwa iyo ntangiye relationship cyangwa friendship aho wari uri ntahari, that's not my business. Ibintu tugiye gukora ni ibi tumazana igihe kingana gute? Nk'isaha imwe cyangwa ebyiri. Eva tugiye kugenda tuve hano abantu tubasiga ibyo ngibyo n'ibyo batwaye. Nase ndumva urukundo rwe ko ruri ku mugaragaro. Ko ruri ku mugaragaro. Mwese ntiwavuze ko ukunda urukundo ruri ku mugaragaro. Okay, but baramaze kuba urukundo. No process. Now I process. No process ntago ari byiza ngo abantu bazibone. Okay, nabyoroheje dumba reba WhatsApp yawe. No way. Yeah. Nabyoroheje. Ngiye nakunze ko mwahabize mwaganiriye. Twaganiriye? Yeah, check your WhatsApp. Rega nuko twari tuganiriye ejo kiriruka. Abo. No, ejo byari deep cyane. No byari nge nawe like na undi muntu wari uhari. It was me and you. It was we time. We time. But father namubwiye God. Wowe ntabwo njya nkwemera. Byarananiye kumwemera. Abantu bajya bamwemera bakamuha gift universe barazimuhaye, ibintu byose barazimuhaye. Yabonye n'ibikobwa n'ibiki byose namubwiye ati kugira ngo wowe nkwemere. Eva go. Kandi ubigezemo uruhare. Eva reba WhatsApp yawe. Ubu God nzahita mvuga ati God ufite icyo umaze ku isi ahubwo ni urarenze. Okay. Igikuri mana igikuri ko ndimo ndagitinya igikuri wowe. Igikuri. Eva. Ikintu kimbuza nawe ntubaga neza iyo ndi kugukoma ndatekereza ari ikintu tugiye kujyamo ariko se ubundi ndumva muri yatujoyininze nkabakubita muri babiri. Tugende